Hello, igitondo cyiza kuri mwese mukomeza kudukurikirana haba uri mu Rwanda hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Nawe utarakora subscribe wibuke gukora subscribe kandi ukore ku nzogera kugira notification zose nzajya nkugezaho zigeze kugereraho ku gihe. Wibuke kuma comment mu bitekerezo by'uko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Ese birashoboka ko nawe waba uko ntekereza cyangwa se uko undatekereza ariko nawe utekereza. Ese koko iminwa, imisatsi, amaso meza nibyo biranga umugabo mwiza cyangwa hari ibindi bintu ukwiye kuba washingiraho ukaba wamenya ko uyu mugabo ari mwiza cyangwa ari mubi? Byinshi muri iyi video ni mu kanya. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore n'abakobwa bafite bimwe mu byo bagenderaho mu kugira inkundo n'abasore cyangwa se urukundo ku bagabo babo. Ubushakashatsi bumwe mu byo byagaragaje rero harimo muri bimwe bagenda bibandaho bigenda bigaragara ku nkundo zabo cyangwa se ku bo bashakanye. Rero nibyo nje ko nakubwira nawe nimba ari byo wagenderagaho cyangwa se nimba wateganyaga kuba wabigenderaho, umenye uburyo ki uzajya ubyitwaramo se cyangwa se umenye n'uburyo ki ugomba kuba wakwitwara kugira ngo ubashe kuba kumenya koko niba uyu musore koko mukwiye kuba mwakomezanya. Ngiye kukubwira ibibasha kuba byagaragara inyuma, ibibasha kuba byagaragarira amaso inyuma, nyine nawe uzagenzure neza niba koko ibi bikwiye cyangwa se niba bidakwiye. Burya ngo mu bintu bishobora kuba byagaragara ibyerekeye ubwiza, imiterere, indeshyo, igihagararo ndetse n'ibindi bitandukanye ku bagabo cyangwa se ku basore, harimo uzasanga afite ubwiza ariko hari bimwe na bimwe uzarebera inyuma ariko atari ko imbere bimeze. Ushobora gusanga afite ubwiza, uburebure, afite n'igihagararo cyiza ariko ugasanga nta rukundo na rumwe rumurimo, nta rukundo na rumwe rumukomfirima kugira ngo abashe kuba nyine yagira ibitekerezo byo gukunda, kuko nawe nyine hari impamvu ibimutera cyangwa se hari ikibimutera. Rero niyo mpamvu ukwiye kuba washishoza mbere y'uko utangira umushinga wo kuba wakunda. Ngo uretse ibyavuzwe, burya ngo nta mukobwa ushobora gusanga umusore utagira icyizere, umusore utigirira icyizere, umusore utagira ukuri. Nta mukobwa n'uyu n'umwe ushobora kuba wamusanga, uretse ko burya ngo hari uburyo ki abakobwa tugiramo inkundo zitandukanye. Uyu musore utagira icyizere nawe ubwawe ushobora kumureba ukamumenya, ushobora kuba wamucengera neza ukaba wamenya uwo ari we. Uyu mwanya rero nkaba ngiye kukubwira ibintu 5 bishobora kuba byakurura abagore kuba bahitamo nyine abagabo cyangwa se abasore babana nabo. Ikintu cya mbere, indeshyo. Inshuti yanjye, ubyange ubyemere, burya ngo uburebure buri mu kintu gikurura abakobwa, kuko burya ngo iyo akundanye n'umusore muremure aba yifitemo icyizere cy'uko afite uburinzi kuri we, aba yumva ko nta kintu na kimwe cyamuhangara ari kumwe n'uwo musore cyangwa se ari kumwe n'uwo mugabo. Rero burya ngo nta mukobwa wifuza kuba yakundana n'umugabo mugufiya, uretse ko nyine wenda urukundo ngo rujya aho rushaka, ariko burya ngo buri mukobwa wese aba yumva yakundana n'umusore ugerageza kuba yamusumbaho gatoya, kabone naho yaba amusumbaho akantu gato cyane ariko burya ngo amusumba. Icyo kintu kiri mu bintu byubaka abagore cyane cyane, nicyo kintu cya mbere kiri ku mwanya wa mbere kibasha kuba cyakubaka abagore. Ikintu cya kabiri ngo ni isura igaragara neza. Uyu ni umutego abakobwa benshi bagwamo, ugasanga bakurikira isura kuruta uko bakurikira umutima w'umuntu. Rimwe na rimwe uzasanga akubwira ati njye ntabwo nshobora kuba nakundana n'uriya musore. Why mutakundana? Akakubwira yuko, akakumvisha buryo ki uwo musore nta kigenda cye bitewe nuko afite wenda isura mbi. Ariko burya inshuti yanjye, isura ntago ari rwo rukundo. Nubwo abakobwa benshi bamwe na bamwe bagendera kuba bareba isura y'umuntu, burya ngo isura ntago ari rwo rukundo. Ariko iki ni ikintu kiri mu kintu
gikurura abakobwa, kiri mu bintu bituma umukobwa ashobora kuba yatakaza ibye agakurikirana isura kandi hari abandi bamukunda. Icya gatatu kigaragaza umusore mwiza ngo ni umusore ufite umusatsi mwiza. Ibi ni byo bagenderaho bigaragara inyuma, ibigaragara inyuma cyane cyane nibyo abakobwa kenshi dukunda kuba twagenderaho cyangwa se dukunda kuba twafata. Burya ngo umusore ufite umusatsi mwiza abakobwa benshi bamwe na bamwe bamwiyumvamo bakamukunda, bakumva ko nyine afite ikintu cy'ubwiza kuri we. Uyu musore nawe abakobwa bamukunda cyane. Ikintu cya kane, iminwa myiza. Mu rukundo hari abakunda kuba basomana cyane cyane nk'abakobwa n'abasore, usanga kenshi na kenshi ashaka wa musore ufite iminwa nyine azasoma kumva ni ibintu bimunejeje, kenshi agasanga nyine ashaka ko yaba afite n'amenyo meza, kuko burya ngo iminwa myiza igendana n'amenyo meza. Ibi ngibi ngo binezeza umukobwa cyane iyo ahuye n'umusore ufite iminwa imunyuze, iminwa yishimiye, nacyo kiri mu bintu bikurura abakobwa cyane. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma, burya ngo amaso meza akurura abakobwa cyane cyane. Noneho ngo iyo umuhungu akunda kuba yareba icyo twita icyoroshye, umukobwa ashobora kuba yava mu bye akaguha ibyo atunze byose akabikwegurira bitewe n'uburyo ki wamurebyemo, bitewe n'uburyo ki umwifato wawe uri ku maso yawe. Iki kintu kiri mu bintu binezeza abakobwa, kiri mu bintu bituma abakobwa bava mu byabo. Mwakoze gukomeza gukurikirana Urusaro TV, wibuke gukora subscribe ku muntu utarayikoze, kandi wibuke gukora comment umereza ibitekerezo byawe by'uko